hejuru ya byose hari Imana, Imana irubasha. Kuva kera imigambi yayo menya ko idukunda, ikiduhetse witure ibyawe witurize. Mugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe, zibe mu mudendezo. Yatunze imodoka, yagenze muri lifuti, nyamara inshuti ze zose yabashaga kuzigeraho. Abarwayi arabakiza, abapfuye arabazura, ntabwo yigeze yinubira ku rugendo rumunaniza. Ibirenge bijyanye ubutumwa ibyigeze birambirwa, turirimba incungu yarabonetse, bagenze twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge. Umwami w'abami niwe wabikoze, arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Yazanywe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse, aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze. Niwe mugeri wanjye, sinzakena mu bugingo bwanjye, sinzatinya ikibi cyose, kuko ari kumwe nanjye azandengera. Mugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe, zibe mu mudendezo. Mugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe, zibe mu mudendezo. Zibera kure mu misozi miremire, zibera kure mu bihanamanga, ariko ijwi ry'umugeri mwiza zirarimenya, zikamwitaba. Mugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe, zibe mu mudendezo. Mugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe,
zibe mu mudendezo. Imbabazi no kugirirwa neza biza nyuma w'iminsi yose, kandi nzaba muzuye Uwiteka njye mushimira ko yancunguye. Umugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe zibe mu mudendezo. Umugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe zibe mu mudendezo. Umugeri mwiza yaje gushaka inama ze, zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe zibe mu mudendezo. Zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe zibe mu mudendezo. Zasibiriye kure iwabo, azigarure mu bushyo bwe zibe mu mudendezo. Humuriza abantu banjye, abwira amagambo y'umuzuro, dore amahanga arihebye, tukibata kashigiritiro, icyizere cyabaye ingume, imitima yuzuye w'inguma barihebye. Ibihe dusohoye masinyo kudamarara, ni ibihe twibaza ko bizabisimbura, isi ikeneye kubwirwa ijambo riyizana. Aho niho hure hejuru ya byose hari Imana, Imana irubasha. Kuva kera na n'ubu imigambi yayo, menya ko idukunda ikiduhetse, witure ibyawe witurize. Umuntu abangamiwe, umwambaro yambitswe,
z'umwijima zikomeje kuganza mubiri beko bwije ejo buzacana ayahe ese ibi byarihe bimeruka byaba bidusohoreye ibyo koko iyo haramutse umucyo tumenya ko izuba riri buve kandi haramuka habuditse tukamenya ko imvura iri buve turateganya nyamara si hame hari igihe bihinduka ibyo turemesha amaso ibyo twumva bitwambika umwambaro ubwoba tukiheba tujya twibuka ko Imana ntakiyinanira kandi burya iyo imbuto zihishije tumenya ko isarura riri bugufi iyo ngira umuntu arahuka tumenya yuko igihe cyo kwibaruka cyagisohoye ibi bihe nabyo ibimenyetso by'ibihe muragwawe b'amaso wihunikira wowe utegereje kuma mu birindiro shikama wigamburuza guma ku Mana iri bugufi imuhumure hejuru ya byose hari Imana Imana irubasha kuva kera na n'ubu imigambi yayo menya ko idukunda n'ikiduhetse witure ibyawe biturize imuhumure hejuru ya byose hari Imana Imana irubasha kuva kera na n'ubu imigambi yayo menya ko idukunda ikiduhetse witure ibyawe biturize witure ibyawe biturize uyibwire ibyawe biturize urugendo rwo gucungura umuntu yabaye ngombwa ko yisaza kuvukira muri iyi si umwari Mariya Satani abimenye akoresha Herode atanga itegeko ryo kwica abana b'abahungu bose bari bavutse icyo gihe Yesu arahungishwa ajyanwa kure Imana ikomeza kumurinda akurashima Imana n'abantu ari umunyampuhwe n'umunyembabazi kwicisha bugufi no gukiza ibyo byamurangaga inzira y'agakiza irakomeza Yesu ajyanwa mu butayu n'umwuka wageragezwe na Satani amajoro 40 iminsi 40
ageragezwa n'umwanzi, ariko sohoka yatsinze. Yagiriye inyota n'inzara, ariko komeza gushikama. Turirimba incungu yarabonetse, bagenzi twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge. Umwami w'abami niwe wabikoze, arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Yazanywe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse, aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze. Turirimbe incungu yarabonetse, bagenzi twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge. Umwami w'abami niwe wabikoze, arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Yazanywe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse, aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze. Maze igihe kigeze, Yesu baramufata ajyanwa kwa Pilato, bati nabambe. Maze Yesu aramanikwa kubera njye nawe. Isaha ya saa 9 igeze, ashira mu mwuka aratanga, aruhukira mu gituro kuwa nyuma w'iminsi 7. Kuwa mbere w'iminsi 7, nyuma y'iminsi 3 Yesu apfuye, bazanye ibihumura neza ngo bashyire ku mva ye. Yazutse kare kare, Satani n'ingabo ze baguye igihumura. Igitare kirabirituka itarazuka, kandi yazamukanye imfunguzo z'ikuzimu. N'abakiranutsi azayiramana igituro, kuko Yesu yazutse. Turirimbe incungu yarabonetse, bagenzi twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge. Umwami w'abami niwe wabikoze, arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Yazanywe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse, aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze. Turirimbe incungu yarabonetse, bagenzi twishime twaracunguwe n'amaraso atagira inenge. Umwami w'abami niwe wabikoze, arifuza ko tumwemerera kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. Yazanywe n'akababaro kuko yabonaga turimbutse, aza kwitanga maze tubona ubugingo bw'iteka. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze. Turirimbe tunezerwe twaracunguwe, Yesu we warakoze.
niho niryo zina rye. Abantu barapfa bakibagirana, ariko Imana yo ihoraho ntabwo ipfa, kandi igambiriye kungirira neza. uzahoraho. Satani yarazikwa gutsinze birangiye, kuwa gatatu mwambura imfunguzo z'urupfu. Ibazi yatazuka nari kuwane, ntiyaheze mu gituro. Oya yarazutse ari muzima. Jambo w'Imana uri uzahoraho. Satani yarazikwa gutsinze birangiye, kuwa gatatu mwambura imfunguzo z'urupfu. Ibazi yatazuka nari kuwane, ntiyaheze mu gituro. Oya yarazutse ari muzima. Kugira ngo adushyikire, asize icyubahiro yarafite ijuru. Maze aramanuka avukira mu isi, umwambaro w'ubwiza awujugunya kure. Jyewe uwari gupfa yampaye ubugingo. Umusaraba wenza wiratiteka byose. Jyewe uwari gupfa yampaye ubugingo. Umusaraba wenza wiratiteka byose. Jambo w'Imana uri uzahoraho. Satani yarazikwa gutsinze birangiye, kuwa gatatu mwambura imfunguzo z'urupfu. Ibazi yatazuka nari kuwane, ntiyaheze mu gituro. Oya yarazutse ari muzima. Jambo w'Imana uri uzahoraho. Satani yarazikwa gutsinze birangiye, kuwa gatatu mwambura imfunguzo z'urupfu. Ibazi yatazuka nari kuwane, ntiyaheze mu gituro. Oya yarazutse ari muzima. Uwo mwami
yarabambwe ariko ibyiringiro bya twese nuko yazutse. Haleluya. Yarabambwe arazuka, azuka n'ubutware, ububasha n'ubushobozi biri ku bitugu bye. Azuka n'ubutware, ububasha n'ubushobozi biri ku bitugu bye. Yarabambwe arazuka, azuka n'ubutware, ububasha n'ubushobozi biri ku bitugu bye. Yarabambwe azuka n'ubutware, ububasha n'ubushobozi biri ku bitugu bye. Oh, haleluya. Umva jewe wari gupfa yambaye ubugingo, umusaraba wenza wirakiteka yose. Yesu ari bugufi kuza ngo ajyane intore ze, umugeni we yakoye amaraso y'igiciro, yamutegereje kuva kera anyura muri byinshi, ntabwo yigeze ata isezerano, none agiye gutaha. Umunsi w'ibyishimo, umunsi wo gutaha, imigezi y'i Babuloni, uwo munsi tuzayisezera, ntituzongera kuhamanika zanaga ngo twibuke iwacu, ntituzongera kucyuririmba tuzaba twitangiye. Umunsi w'ibyishimo, umunsi wo gutaha, imigezi y'i Babuloni, uwo munsi tuzayisezera, ntituzongera kuhamanika zanaga ngo twibuke iwacu, ntituzongera kucyuririmba tuzaba twitangiye. Twabibwiwe kuva kera igihe kizagera ko tuzava muri Egiputa tukagana i Kanani, ubucakara buzarangira, kwitotomba bishire, Miriyamu buzaririmba, natwe ubwacu tuzaririmba. Umunsi w'ibyishimo, umunsi wo gutaha, imigezi y'i Babuloni, uwo munsi tuzayisezera,
ntituzongera kuhamarika zanaga ngo twibuke iwacu, ntituzongera gucura iriba dusaba twitangiye. Mbega umunsi w'ibyishimo, umunsi wo gutaha, imigezi y'i Babuloni uwo munsi tuzayisezera, ntituzongera kuhamarika zanaga ngo twibuke iwacu, ntituzongera gucura iriba dusaba twitangiye. Mu gihugu iwacu vuba turagerayo, dusiga ibibabaza byo mu isi twibanire na Yesu, nta gupfa birangwayo, nta kurira bibayo, tuzahorana iteka ryose, ntituzatandukane, tuzaba turirimba, tuzaba duhimbaza, dusingiza umwami w'isi n'ijuru ku buntu yatugiriye. Mbega umunsi w'ibyishimo, umunsi wo gutaha, imigezi y'i Babuloni uwo munsi tuzayisezera, ntituzongera kuhamarika zanaga ngo twibuke iwacu, ntituzongera gucura iriba dusaba twitangiye. Umunsi w'ibyishimo, umunsi wo gutaha, imigezi y'i Babuloni uwo munsi tuzayisezera, ntituzongera kuhamarika zanaga ngo twibuke iwacu, ntituzongera gucura iriba dusaba twitangiye. Ibitangaza wankoreye gukiza, oya sinabirondora, inzira z'ubuzima bwanjye ni wowe usizi wamwe, yaba uko nabayeho ni wowe wabiteguye wambi, ubuzima bwanjye gusa ubufite mu biganza byawe, buri wese azamure ishimwe rye, turangurure dushime. Navuga iki, oh navuga iki ngo ngushime mwami, ineza yawe ugirira ntirondorwa,
oya ntisobanurwe na muntu. Urukundo watugaragarije ruradutangaza, akira icyubahiro cyawe mwami, twanyuzwe n'ibyawe. Nzagutura ituro riturutse ku mutima unezerewe, kuko nanyuzwe n'imbabazi zo wangiriye Yesu. Kandi n'umunyabyaha ariko ntiwanyitayeho mwami. Uruho kuri masa mukiza iteka, kugukorera ntibimpojeje isoni. Oya ndaraniye, imbaraga zanjye mfite zazigukoreshereza, kandi nitanze guse mbonezwe nawe mukiza wanjye. Nanjye sinzatezuka kugukorera. Ndavuga iki, ndavuga iki ngo ngushime mwami, ineza yawe ungirira ntirondorwa, oya ntisobanurwa na muntu. Urukundo watugaragarije ruradutangaza, akira icyubahiro cyawe mwami, twanyuzwe n'ibyawe. Tubabarire nubwo twagucumuyeho, wakire gushima kwacu mwami we. Wadukoreye byinshi bitandukanye muri uyu murimo, ntacyo twakora w'amashimwe yacawane ibyo wadukoreye. Gusa mwami ibazwa singizwa, mukiza urakomeye, wigaragarije abawe aho rukomeye uranesha. Natwe tuzamuye amajwi yacu tuti urera. Ndavuga iki, ndavuga iki ngo ngushime mwami, ineza yawe ungirira ntirondorwa, oya ntisobanurwa na muntu. Urukundo watugaragarije ruradutangaza, akira icyubahiro cyawe mwami, twanyuzwe n'ibyawe. Ndavuga iki, ndavuga iki ngo ngushime mwami, ineza yawe ungirira ntirondorwa, oya ntisobanurwa na muntu. Urukundo watugaragarije ruradutangaza, akira icyubahiro cyawe mwami, twanyuzwe n'ibyawe. Akira icyubahiro cyawe mwami,
wanyuze ibyawe. Murakoze cyane. Ngira ngo iyo umuntu asabye ushobora kwimwa guhabwa cyangwa ukimwa, ariko abahamya ba Yesu mwasabwe indirimbo zigera muri 3. Hari yitwa Jambo, yo yaririmbye nanjye nayibonye. Hari yitwa Uwitwa Yesu, yasabwe n'abantu 2. Hari n'iyitwa Ibaruwa, yasabwe n'abantu 4. Nanjye niyo nasabye. Ubwo se dutange dute? Kugira ngo tutaza gukomeza tuza imbere cyane, andi makorari araza kuririmba indirimbo ebyiri ku bw'igihe, ariko abatwara mucyo bo bararirimba indirimbo imwe. Niko nyine byagenze muri hangana. Imana ibahe umugisha rero. Ubwo buri korari zagiza kuririmba nayibwiye uko yasabwe kugira ngo ntaza kugaruka hano, sibyo? Imana rero ibahe umugisha kandi mujye muduherega n'ubundi nta kundi. Yagize igikundiro cyangwa se yubaka izina, ntiyavukiye mu bitaro cyangwa mu mavuriro meza, nta nubwo yigeze mu ishuri ngo ubwonko bwe bubone imyitozo. Ntiyaraye muri beriso cyangwa ku gitanda cyiza, nuko yabaye umubashi n'intebe nziza yakiraga. Ntiyabaye mu nzu nziza ariye cyangwa iyo gukodesha, ibyo byose turerekera nta na kimwe yagezeho. Nyamara yavutse nk'abandi bavukira amezi 9, yabaye urugero rwiza rw'ibihe iteka ryose, yabaye umuziranenge kugira ngo adukize urubanza. Uwitwa Yesu yavuzwe kera mu bahanuzi n'ibyanditswe, yabyirutse ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ntiyakunzwe n'ab'isi ariko arabakiza. Yatunze imodoka, ntiyagenze muri lifuti, nyamara inshuti ze zose yabashaga kuzigeraho. Abarwayi arabakiza, abapfuye arabazura, ntabwo
yigeze yinubira urugendo rumunaniza. Ibirenge bijyanye ubutumwa ntibyigeze birambirwa. Impuhwe no kugira neza nibyo gusa byamurangaga. Yemeye kuva ku musaraba agakiza karaboneka. Ibirenge bijyanye ubutumwa ntibyigeze birambirwa. Impuhwe no kugira neza nibyo gusa byamurangaga. Kuva ku musaraba agakiza karaboneka. Niwe mutambyi uruta bose, niwe gitambo kitagira inenge. Uwifuzwa ibihe byose yarazutse tubona ubugingo. Reka tumwiringire, reka tumwiringire, naho twapfa ntituzahera.